Biba byiza cyane kuri dukurikiye muri iyi minsi abantu bari kurwara indwara y'impyiko, ugasanga nta nubwo bari kumenyera igihe bazirwariye kubera ko impyiko umuntu agenda azirwara zikagenda zifata gake gake kugeza igihe umuntu atangiye kubonera ibimenyetso, ari nabwo umuntu avuga ngo yarwaye impyiko. Ntabwo ushobora kubona ibimenyetso hakiri kare ngo ube wavuga ngo ndivuza, ahubwo ugasanga abantu bamenye ko barwaye indwara y'impyiko kubera ko ibimenyetso byamaze kugaragara kandi zamaze kugenda zangirika. Muri iki kiganiro tugiye kuganira turebere hamwe ibimenyetso biranga impyiko, biranga umuntu urwaye impyiko, ndetse tukubwire ibintu byangiza impyiko zawe bucece kandi ntube wabasha guhita ubimenya. Ibyo bintu utangire kugenda ubigendera kure, ubyirinde, hanyuma tuze no kugenda tuvuga uburyo ki ukwiye kugenda ukoresha bikaba byatuma ubungabunga impyiko zawe ntizibe zarwara ngo usange zangiritse. Muri iki kiganiro rero tugiye kubivugaho byose, ubane natwe kugeza tugishoje. Ngiye tugiye kubana nk'ibisanzwe ni Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka nyuma yo kureba video kore like, wakwandika n'igitekerezo cyawe muri comment, cyaba ikibazo cyangwa icyifuzo turabibona maze tukagusubiza bikagenda neza cyane. Rero no guhikaze umuntu ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel, ujye wibuka ukore subscribe kubera ko iyo dushyizeho ikiganiro ubasha guhita ubona ko cyagezeho kandi ukagikurikira bikagenda neza cyane. Ikindi kandi nuko kuri iyi channel kugira inama ku mirire ndetse n'iminywere ukwiye gukoresha ibyo urya n'ibyunywa bikakubera umuti aho kugira ngo bikwangize umubiri wawe. Ikindi kandi tukagenda tukugira inama haba ku bimera by'umuti bishobora kugufasha bikakuvura indwara zitandukanye mu mubiri wawe. Ni kuri iyi channel rero gukora subscribe biba ari by'ingenzi cyane. Ikaze. Ubundi mu busanzwe impyiko ni inyama z'umubiri zishinzwe gukora akazi gakomeye cyane ku mubiri w'umuntu, cyane cyane mu kuyungurura amaraso, mu kuvanamo imyanda ndetse n'uburozi biza mu maraso, aho ushobora gusanga amaraso yagiye yaba mabi arimo imyanda myinshi. Impyiko iyo zikora neza rwose usanga ziyungurura amaraso. Impyiko kandi zifasha mu gukora inkari, nizo zituma habaho gukora inkari nyine, ari nazo zisohokeramo iyo myanda. Ndetse impyiko zikaba zishinzwe kugenzura amazi n'umunyu byinjira mu mubiri, ndetse zigafasha kugenzura umuvuduko w'amaraso, zigafasha amagufa gukomera. Ibyo byose rero iyo impyiko zamaze kwangirika, umubiri utangira kugenda ubika imyanda n'uburozi, bigashobora gutuma rero impyiko zagenda zirushaho kugenda zangirika, bikaba byateza n'izindi ndwara zikomeye mu mubiri w'umuntu. Rero hari ibintu byinshi ushobora kugenda wirinda mu gihe wabikoraga hanyuma ukabungabunga impyiko zawe. Dore rero ibintu by'ingenzi ushobora kugenda wirinda. Muri ibyo bintu bishobora kuba wakora nyine bikagenda byakwangiza impyiko: kunywa amazi make nicyo kintu cya mbere. Buriya abantu benshi hari igihe usanga nk'umuntu avuga ngo nge ntabwo nahora nywa amazi, ugasanga nyine ni ibintu upinga cyane, ariko buriya amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko iyo utayanyweye ni kimwe mu bintu byangiza impyiko cyane, aho usanga abantu benshi batabyitaho. Ariko amazi afasha impyiko gukora neza no gusohora imyanda mu mubiri. Iyo umuntu anywa amazi make rero usanga inkari zisohoka kenshi zijimye, aho usanga imyanda iguma mu mubiri, bishobora gutera n'utubuye mu mpyiko. Ukuntu impyiko zizamwo dusa nk'utubuye, ni imyanda iba yagiye isa nkaho iba myinshi ikagenda yiyegeranya ifatana igahinduka nk'utuntu tw'utubumbe. Impyiko rero zihita zitangira kwangirika mu gihe zajemo ayo mabuye. Iyo bigenze gutyo rero impyiko usanga zikora cyane mu buryo butari busanzwe kubera ko zatangiye kwangirika, hanyuma ugasanga ugenda umererwa nabi cyane. Gerageza kunywa amazi yarahagije buri munsi, cyane cyane mu gihe cy'ubushyuhe. Niba uzi neza ko ukora mu bintu bisaba ko ukoresha imbaraga nyinshi cyane, hanyuma ugasanga ntabwo wanyweye amazi, cyangwa se ugasanga uri ahantu mu bushyuhe, gerageza kunywa amazi ahagije, hanyuma bibe byagenda neza cyane. Ikindi mu bintu bishobora gutuma impyiko zawe zigenda zangirika ni ugukoresha imiti myinshi idafite amabwiriza ya muganga. Hari abantu bafata imiti y'ububabare igabanya ububabare, abantu baba babayeho mu buryo bwo gufata imiti kubera uburwayi butandukanye. Niba uzi kujya ufata imiti y'amapainkillers igabanya ububabare, ni ukuvuga ngo imiti nka za diclofenac, nka za ibuprofene, paracetamol nyinshi cyane, iyo miti yose igabanya
ububabare ishobora kwangiza impyiko cyane kandi vuba cyane, ugasanga bigiye biba bibi cyane. Niba ufata imiti nk'iyo ngiyo, ugerageza ubanze unagishe muganga inama, ugenda ufata izindi nsimbura zishobora korohereza ububabare bwawe mu gihe waba ufite ikibazo cy'indwara zigutera kubabara cyane. Ikindi kintu gishobora kwirindwa kugira ngo urinde impyiko zawe ni isukari nyinshi. Iyo isukari nyinshi yamaze kuba mu maraso ari nyinshi, umuntu arwara diyabete, hanyuma ikaba imwe mu mpamvu zikomeye zitera indwara y'impyiko. Isukari nyinshi yangiza imiyoboro mito y'amaraso iri mu mpyiko, ugasanga rero bibaye bibi cyane. Iyo bititaweho rero impyiko zitangira kwangirika ndetse zikagenda zikora mu buryo zinanirwa, poroteyine ikagenda isohoka mu nkari mu buryo bworoshye, hanyuma umuntu ashobora no kugeraho akenera diyalize cyangwa se biriya bintu bituma byunganira impyiko kugira ngo iyungurure amaraso. Ugasanga rero ni ibintu biba bihenze cyane. Ni ingenzi cyane gutangira kwirinda ko isukari iba nyinshi mu maraso yawe, aho ugenda wubahiriza amabwiriza uhabwa na muganga. Indi mpamvu cyangwa se ikindi kintu ukwiye kwirinda, irinde ko umuvuduko w'amaraso uzamuka cyane. Hypertension buriya ni ikintu kibi cyane, kuko umuvuduko w'amaraso wangiza imiyoboro ijyana amaraso mu mpyiko, hanyuma ugasanga impyiko zitangiye gukora nabi, bityo bigatuma amaraso ajya mu mpyiko agerayo nabi, zigakora nabi, zikagenda zangirika buhoro buhoro. Ni byiza kugabanya umunyu mwinshi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri mu gihe uzi neza ko ufite umuvuduko w'amaraso. Gerageza ugabanye umunyu urya, hanyuma utangire no kugenda ukora imyitozo ngororamubiri. Wajya unywa amazi mu gitondo ashyushye arimo teyi. Ibyo ni byiza cyane mu gihe uzi ko ufite icyo kibazo cy'umuvuduko w'amaraso, bikagenda bimera neza cyane kandi mu buryo buri kamere. Ikindi kintu gishobora kwangiza impyiko zawe ni inzoga nyinshi ndetse n'itabi, kubera ko inzoga zigenda zikangiza impyiko, bigatuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, ndetse bishobora no gutera impyiko kunanirwa. Kugabanya cyangwa se kureka inzoga n'itabi bishobora kugufasha ko impyiko zawe zakora neza cyane. Ikindi ni ukurya umunyu mwinshi nk'uko twari twabivuze. Muri uyu munyu mwinshi wongera umuvuduko w'amaraso kandi ugakoresha impyiko cyane, bityo rero ibyo ukwiye kugabanya mu byo kurya urya, irinde kurya amafiriti menshi kuko aba arimo amavuta ndetse n'umunyu mwinshi. Irinde kurya ibiryo byatunganyirijwe mu nganda cyane, inyama zifunze zatunganyirijwe mu nganda, ndetse n'ibindi bintu byose by'ibyo kurya bishobora gutuma urya umunyu mwinshi. Gerageza kuwugabanya cyane kuko ushobora kugira ingaruka zikomeye ku mpyiko zawe. Indi mpamvu ni ukubyibuha cyane. Buri umubyibuho ukabije cyane nawo ntabwo ari mwiza, kuko ushobora gutera diyabete, hypertension ndetse na cholesterol zikaba nyinshi mu maraso, bityo bigatuma impyiko zawe zitangira kugenda zikora nabi, zikaba zahura n'ibibazo by'uburwayi. Indi mpamvu abantu benshi bakunda kwirengagiza ni ukudasinzira bihagije. Iyo umuntu adasinzira neza, umubiri urananirwa, hanyuma ugasanga kwisubiranya bigoye, umuvuduko w'amaraso ushobora kuzamuka kubera ko udasinzira, impyiko zigatangira gukora nabi. Abantu bakuru muba mugomba gusinzira nibura hejuru y'amasaha 7 ku munsi, kandi ugasinzira neza, biba ari ingenzi cyane. Ikindi ni ukurya ibintu birimo isukari nyinshi ndetse n'amavuta menshi. Byirinde cyane kuko bizamura obesite, cholesterol zikiyongera, impyiko zigatangira gukora nabi. Dore ibimenyetso bikubwira ko impyiko zawe zatangiye gukora nabi, hanyuma nyuma yo kumenya ko ibyo bimenyetso ujye ubyumva, utere intambwe ujye kwa muganga, ubonane na dogiteri agusuzume, akurebere uko impyiko zawe zimeze, hanyuma utangire gufata ingamba hakiri kare. Icya mbere ni ukubyimba amaguru. Byimba amaguru, rimwe na rimwe ukabona amaguru yawe yabyimbye, hanyuma ukabona birongeye biragiye, rimwe na rimwe ukongera ukabona biragarutse. Ikindi kimenyetso ni ukunanirwa cyane, ukumva uhorana umunaniro, ukibaza aho wawukuye, ugasanga nyine biragoranye cyane kugira ngo umenye ngo uyu munaniro nawukuye he. Indi mpamvu ni ukubona inkari zawe zijimye, cyangwa se mu gihe urimo unyara ukabona inkari ziri kuzanaho urufuro rwinshi. Icyo gihe menya yuko ari ikimenyetso cy'uko impyiko zidakora neza. Ikindi ni ukuribwa umugongo wo hasi, kumva umugongo wacitse, nta n'imirimo ivunanye wakoze, guhora ushaka kwihagarika cyane, kugira isesemi, guhumeka nabi no kubura apeti. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko impyiko zatangiye kugenda zikora nabi. Hari inama rero zagufasha kugira ngo wirinde impyiko.
kunywa amazi ahagije ni ingenzi cyane, kugabanya umunyu urya, kureka itabi n'inzoga, gukora imyitozo ngororamubiri, kugenzura isukari n'umuvuduko w'amaraso, kwirinda gufata imiti nabi ndetse no kurya imboga n'imbuto. Impyiko ni ingenzi cyane ku mubiri wacu, ariko iyo utabyitayeho ngo ugende ubasha gukontorora uburyo ukwiye kwiyitaho ngo wubahirize bimwe muri ibi bintu twagiye tuvuga muri iyi video, impyiko zawe zagenda zangirika, kandi buriya impyiko ni ubuzima bwawe, niyo mpamvu uba ukwiye kuzitaho kugira ngo urusheho kugira ubuzima burambye. Niba wakunze ikiganiro kanda like, sharinga video, twandikira igitekerezo cyawe muri comment, turabibona tukagusubiza, hanyuma ukore subscribe niba aribwo wabonye video, kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibiganiro by'ubuzima bikugirira akamaro. Murakoze cyane.